Haleluya, haleluya bene data, amahoro y'Imana abane namwe. Nizere ko Imana ikibarinze, ukuboko kwayo kukibariho, izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwe icyubahiro cyane. Ni Pasiteri Marie Thérèse ngarutse kuvuga Imana, izina ryayo rishimwe kandi rihimbazwe cyane. Nk'uko twabitangiye rero dufatanyije, iyi ni burakeye ya gatatu kandi tukaba dufashwa n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ndetse n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, kuko ni ibitabo numva nibanzeho cyane kuko intego yabyo yari iyo gusubiza abantu bibaza kwizera icyo ari cyo n'impamvu yo kwizera, ndetse n'abandi bumvaga badakeneye kubikurikirana cyangwa se ngo babihe agaciro. Ubu butumwa ndetse n'ibi byakozwe n'intumwa uyu Luka yanditse yagira ngo afashe abagifite gushidikanya, abagifite ingingimira, abagifite kumva aho bahagaze bumva bakwihagararaho, abemeza avuga ati nyamara nanjye naremeye kandi dore uwo nemeje ni uyu nguyu, kandi nawe yasaga n'aho atabyumva neza ariko nagira ngo abyumve. Uhereye ku gitabo cya mbere nagira ngo noneho ngerekeho n'ibindi byabaye kugira ngo amenye neza ko ibyo yumvise n'ibyo yizeye ari iby'ukuri. Imana yacu tugirire neza cyane rero. Waba uri umuntu usa n'ushidikanya, reka ufatanye natwe. Waba uri umuntu utarigeze ubiha agaciro, fatanya natwe. Waba uri umuntu wanze kwizera ubona ntacyo bimaze, fatanya natwe. Hano hari ikintu uzakuramo, umwuka wera azadufasha kugira ngo tubashe gukuramo umusaruro ukomeye. Imana yacu ikomeze idushyigikire cyane. Mbere ya byose reka mbanze mvuge ku bishushanyo nakoresheje. Hari igishushanyo cy'inuma. Mbere y'uko umwuka wera amanukira intumwa, umwuka wera yagaragaraga ari mu ishusho y'inuma. Hanyuma ikindi gishushanyo ni icy'umuriro uri kwaka, ari cyo kigaragara umunsi itorero ryatangiye. Hanyuma ikindi ni umusaraba Kristo yabambweho. Nagira ngo rero tuze kumenya impamvu z'ibi bishushanyo ndetse n'uburyo bikora. Imana yacu yabwe icyubahiro cyane. Dutangiriye rero mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ni ibice bibiri. Turasoma amagambo menshi kugira ngo tuyumve neza, twumve cyane uburyo itorero ryatangiye guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 42. Imana yacu nidufashe cyane. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye abantu benshi baraterana, batangazwa n'uko umuntu wese yumvise ba bandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose baratangara bati, mbese aba bose bavuga si Abanyagalileya? None se ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi zacu za kavukire? Kandi turi Abapariti n'Abamedi n'Abanyelamu n'abatuye i Mesopotamiya n'i Yudaya n'i Kapadokiya n'i Ponto no muri Aziya
n'i Furugiya n'i Pamfiliya no muri Egiputa no mu gihugu cy'i Libiya gihereranye n'i Kureni n'Abaroma b'abashyitsi n'Abayuda n'abakomeza idini yabo, kandi n'ab'i Kirete n'Abarabu turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Bose barumirwa bibayobeye, barabazanya bati mbese ibi ni ibiki? Abandi barabanegura bati basinzihira. Ariko Petero ahagararana n'abo 11 ababwiza ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'i Buyuda n'abatuye i Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko ubu ari isaha ya 3 y'umunsi. Ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ngo, Imana iravuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose. Kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye bazahanura. Nzashyira amahano mu ijuru hejuru, nshyire n'ibimenyetso mu isi hasi, amaraso n'umuriro no gucumba k'umwotsi. Izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi guhinduka amaraso, uwo munsi mukuru kandi utangaje w'Uwiteka utaraza. Kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Yemwe bagabo ba Isiraheli mwe, nimwumve aya magambo. Yesu w'i Nazareti, wa muntu Imana yabahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso, ibyo yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu. Uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye, ibimenye bitari byaba, mwamubambishije amaboko y'abagome muramwica. Ariko Imana yaramuzuye, ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu, kuko bitashobotse ko akomezwa narwo. Kuko Dawidi yavuze iby'uwo ati, nabonye umwami ari imbere yanjye iteka ryose, kuko ari iburyo bwanjye ngo ntanyeganyezwa. Nicyo gituma umutima wanjye unezerwa, ururimi rwanjye rukishima, kandi n'umubiri wanjye uzaruhuka wiringiye ibizaba. Kuko utazarekera ubugingo bwanjye ikuzimu, cyangwa ngo uhane uwera wawe abone kubora. Wamenyesheje inzira y'ubugingo, uzanyuzuza umunezero kuko ndi imbere yawe. Amen. Bagabo bene data, nta kimbuza kubabwira nshize amanga ibya sogokuruza mukuru Dawidi yuko yapfuye agahambwa, ndetse n'igituro cye kiracyahari iwacu n'ubu. Nuko rero kuko yari umuhanuzi, akamenya ko Imana yamurahiye indahiro yuko izamuha umwe mu buzukuruza be ngo abe ari we usubira ku ngoma ye, yavugaga ibyo kuzuka kwa Kristo abibonye bitari byaba. Nicyo cyatumye avuga ko atarekeye ikuzimu, kandi ngo n'umubiri we nturakabora. Imana yazuye Yesu uwo, natwe twese turi abagabo bo guhamya ibyo. Nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana no guhabwa na Se ibyo yasezeranije, ari byo Mwuka Wera, none asutse icyo mureba kandi mwumva, kuko atari Dawidi wazamutse mu ijuru, ahubwo ubwe yaravuze ati, Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye, ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Nuko abo mu muryango wa Isiraheli bose nibamenye badashidikanya yuko Yesu uwo mwabambye, Imana yamugize umwami na Kristo. Abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa
ibyaha byanyu kandi namwe muzahabwe iyi mpano y'Umwuka Wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi abahugura ati, mwikize ab'iki gihe biyobagiza. Nuko abemeye amagambo ye barabatizwa, abongewe ku basanzwe kuri uwo munsi baba nk'ibihumbi 3 bahoraga bashishikariye ibyo intumwa zigisha, bagasangira ibyabo no kumanyagura imitsima no gusenga. Amen. Dusomye amagambo menshi, ariko turasaba Umwuka Wera w'Imana kugira ngo ayadusobanurire. Twebwe hari twabivuga uko tubyumva, ariko Umwuka Wera we abisobanura uko biri. Kandi nawe uri kubyumva, Umwuka Wera agusange kugira ngo agusobanurire uko ashaka ko ubumenyi bwawe bungana, kugira ngo ubashe kwizera no kwizezwa n'amagambo yanditse muri iki gitabo, ndetse uhamirizwa n'Umwuka w'Imana. Dusubire inyuma gatoya mu gice cya mbere ku murongo wa 4 haranditse ngo, nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo Data yasezeranije, ibyo nababwiye, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa Umwuka Wera. Reka tuvuge kuri aya magambo avuga ngo kubaho kw'itorero n'impano y'Umwuka. Kristo ubwe yabwiye intumwa ze ko Yohana yabatirishaga amazi, ariko arababwira ngo mu minsi mike mwebwe muzabatirishwa Umwuka Wera. Bivuge ngo hari izindi mbaraga zizabazaho mubatirishijwe Umwuka Wera. Isezerano ry'Umwuka baba bararihawe, kandi Kristo arababwira ngo murindire kugira ngo iryo sezerano ribanze ribagereho, kuko niribageraho nibwo muzabona imbaraga. Haleluya! Imbaraga zo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya, ndetse no kugera ku mpera y'isi. Imana itugirire neza. Hari umuririmbyi waririmbye ngo, namanukiwe n'Umwuka w'Imana ubwo Yesu yinjiraga muri njyewe, nuzuye impundu mu mutima wanjye, abatirisha imbaraga z'ijuru. Imana yacu itugirire neza cyane. Undi muririmbyi mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha no guhimbaza Imana, indirimbo 22 igitero cya 2 kiravuga ngo, umuntu w'Imana yaravuze ati, njye ntacyo nishoboreye, ariko ashyuhijwe n'umuriro ati, Mana none uzuntume. Ashyuhijwe n'umuriro, ashyuhijwe n'Umwuka Wera w'Imana. Twatangiye tubona ko intumwa zari ziri mu cyumba ngo zihuje umutima. Hanyuma igihe zari zihuje umutima, ngo zigiye kumva, ngo zumva umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, ngo umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ngo ni ukukwira inzu yose, ngo haboneka indimi z'umuriro zijya kuri buri muntu wese, ngo ni uko bose buzuzwa Mwuka Wera, ngo barangije batangira kuvuga indimi, ngo buri muntu wese uko yazihawe kuzivuga. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Umwuka Wera nk'isezerano ryari ryarasezeranijwe mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri, kandi Umwuka Wera nk'impano yasezeranijwe umuryango w'Abisiraheli, ndetse ngo n'abari kure bose n'abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo iryo sezerano
ryari rigenewe abisiraheli, abari kure n'abari hafi, ariko n'abandi bantu bazahamagarwa n'umwami. Mu bazahamagarwa n'umwami nanjye ndimo, nawe urimo, n'abandi bataravuka barimo. Iryo sezerano bararifite nubwo bo batahari, ariko bararifite nk'uko twari turifite tutarabaho, kuko iri jambo ririho twebwe tutarabaho, ririho n'abatarabaho bataraza, ariko rikazabagirirwaho, kuko n'isezerano ritarangira igihe cyose Uwiteka Imana azaba atararangiza isi. Nubwo mu gitabo cya Yoweri bavuga ngo ibi bizaba mu minsi y'imperuka, aho Uwiteka Imana azasuka umwuka we ku bantu bose, ku bantu bose. Niko ijambo ry'Imana rivuga hariya ku murongo wa 17, haravuze ngo Imana iravuga iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye. Muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye, bazahanura. Imana yacu itugirire neza cyane. Ni ukuvuga rero ko abantu bose, ntago yigeze ivuga ngo nzasuka umwuka wanjye ku Bisiraheli, ntago yigeze ivuga ngo nzasuka umwuka wanjye ku Banyaburayi, ku Bagereki, ku Baroma, nzasuka umwuka wanjye kuri aba bantu b'Abarabu n'ahandi, ahubwo yavuze ku bantu bose. Abanyafurika bazasukirwa umwuka w'Imana, Abanyamerika bazasukirwa ku mwuka w'Imana, abo muri Aziya bazahabwa uwo mwuka w'Imana. Imana ntabwo izigera irobanura ku butoni ngo irobanure ngo abangaba sinkubaha, ariko twumve neza yuko hari abazahamagarwa. Ubwo ni ukuvuga ngo mu bazahamagarwa ni nabo bazasukirwa ku mwuka w'Imana. Imana itugirire neza cyane. Cyakoze ijambo ry'Imana rikatubwira ngo hahamagawe benshi, ngo ariko hitabye bake. Bisobanure ko abantu bose barahamagarwa, ariko abitaba uwo muhamagaro ni bakeya, nk'uko namwe mubizi. Nk'uko abantu bose babwirwa, barangiza bamwe bakabijugunya, bati ibyo ntibitureba, ibyo ntibyamfataho, ariko abandi bakumva bagize umutima wo gukurikirana amagambo bumvise, ndetse bakashaka no kuyumvira no kuyagenderamo. Abandi igihe babitaye bakabibereye nka hariya. Imana itugirire neza rero. Umwuka wera arushaho kutwigisha, kandi arushaho kudusanga cyane mu minsi nk'iyi ngiyi y'imperuka, kuko ni igihe twari dukwiriye kugira umwuka wera utuyobora, atwigisha uburyo dukwiriye kubaha Imana mu gihe nk'iki. Mbese mwamenye ko kuri uriya munsi hari abantu batandukanye b'ibihugu bitandukanye? Reka tubumve. Hari Abapariti, hari Abamedi, hari Abanyeramu, hari abatuye muri Mesopotamiya, hari abatuye Yudaya, hari abatuye Kapadokiya, hari abatuye Ponto, hari abatuye muri Aziya, hari abatuye Furugiya, hari abatuye Pamfiliya, hari abatuye muri Egiputa no mu gihugu cy'i Libiya ngo gihereranye n'i Kureni, hari Abaroma, hari Abaroma b'abashyitsi, n'Abayuda n'abakomeza idini yabo, ngo n'Abikereti n'Abarabu, bose bari bahari. Bivuge ngo muri biriya 3,000 bigaragara ko byakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kuri uriya munsi bakabatizwa, harimo abantu b'ibice bitandukanye, Abanyaburayi, abo muri Aziya, abo muri Afurika. Bisobanure ko rero Imana idatarobanura ku butoni iyo igiye gutanga umwuka wera. Uriya munsi bariya barahamagawe,
binjizwa mu itorero ry'Imana batangirana naryo. Bivuze ngo buri muntu wese uko yashinguye ikirenge ajya iwabo yajyanye ubwami bw'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Petero ngo baramubajije ngo mbese tugire dute, ngo nuko ngo arababwira ngo nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Kristo Yesu ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, ngo kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera. Bisobanuke yuko rero uriya munsi ababatijwe bishoboka ko bashoboye no kuzura umwuka wera, kuko pasiwade yo kuzura umwuka wera ni ukubanza kwihana ibyaha, umuntu akezwa n'amaraso ya Kristo, ubundi umwuka wera araza kugira ngo amushyigikire, amukomeze kugira ngo atazigera bivamo na rimwe. Imana yacu itugirire neza cyane. Isezerano rero mu kuri yarababwiye ati ni iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose n'abazahamagarwa n'Umwami Imana. Bivuze ngo niba wizera ukwiriye kumva ko iri sezerano ni iryawe n'iry'abana bawe, kuko uzabasengera, uko uzabingingira Imana, uko uzabereka Imana, inshuro uzabereka Imana ni nazo Uwiteka Imana azashingiraho avuga ati aba bana nkwiye kubahagararaho. Imana itugirire neza. Mwibuke umukozi w'Imana Timoteyo, Pawulo yaranditse aravuga ngo kubwo kubaha Imana kwa nyogokuru wawe na mama wawe ukubyara, sinshidikanya ko nawe uzayubaha. Niyo mpamvu yamwandikiye ruriya rwandiko rwa mbere n'urwa kabiri, atukwiriye kuba umugabo wo kwizerwa. Imana yacu ishimwe cyane. Ubutumwa bwiza rero bwa Yesu Kristo bwari bushingiye ndetse n'uyu munsi bushingiye ku rupfu rwe, umuzuko, gushyirwa hejuru kwe, cyangwa se guhabwa icyubahiro no guhabwa ubutware Imana yamuhaye, hanyuma bugashingira no kwihanangiriza abantu kwihana ibyaha, hanyuma bakizera, bamara kwizera bakabatizwa. Ubundi ubatijwe utigeze wihana ibyaha ndetse utigeze wizera, uwo mubatizo nta gaciro uba ufite imbere y'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Rero ni byiza ko muri iyi minsi natwe tumenya agaciro k'ubu butumwa bwiza turi kubwirwa, ukabuha agaciro, ukabwumva. Ni ukuvuga ngo hariya barumvise, barangije batega amatwi, barasobanukirwa. Bamaze gusobanukirwa barabaza ngo tugire gute. Ni ukuvuga ngo hariya harimo abantu bavuga ubutumwa, ariko harimo n'abari kubwumva, bari kububwirwa, kugira ngo bahindure imibereho yabo bayihindure ibe mishyashya. Uyu munsi natwe dufite imibereho dusanganywe, ariko ubutumwa bwiza burashaka ko, cyangwa Kristo arashaka ko ubutumwa bwiza buduhindura abigishwa ba Kristo, hanyuma tukihana ibyaha, twarangiza tukabatizwa, twarangiza tukagendera mu nzira y'ubutumwa bwa Kristo nk'uko buri mu ijambo ry'Imana, ariko kugenda twirinda, twiyeza, twitunganya, ari nako dusatira iminsi yacu ya nyuma yo kubaho, kugira ngo tuzazamuke cyangwa se tuzave muri uyu mubiri dufite kwezwa no gutunganywa, twarejejwe n'ijambo n'amaraso ya Yesu Kristo. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Umwuka wera rero, ijambo ryatubwiye ngo
uzasukwa ku bantu bose. Abantu bajya bibeshya bakavuga ngo abagabo nibo bagakwiye kuvuga ubutumwa cyangwa se kugira gute, ariko iyo ugeze ku murongo wa 17 na 18 haratubwira ngo ahantu umwuka wera azasukwa ku bantu bose, ngo icyo gihe wanasutswe ku bantu bose hatitawe ku gitsina, umugabo umugore, hatitawe ku myaka abantu bari bafite, abatoya n'abakuru, hatitawe ku cyubahiro umuntu yari afite. Imana itugirire neza. Mwibuke ko bari mu nzu bikingiranye bagera ku bantu 120, harimo abagabo, abagore ndetse n'abana bari barimo, kuko na barumuna ba Yesu batubwira ko bari muri iriya nzu. Hanyuma abandi bo ntibabatubwira, bagera kuri uwo mubare 120, ariko bisobanuye ko umuntu wese wari uri muri iyo nzu yahawe ku mugabane w'umwuka wera w'Imana. Imana rero ntirobanura ku butoni, na n'uyu munsi ntirobanura. Niyo mpamvu igiye gutuma ibasha gutuma umuntu wese wemeye umuhamagaro, kuko ijambo ryatubwiye ngo hari n'abandi bazahamagarwa, ngo isezerano ngo ni iryanyu n'abana banyu, ngo ndetse ngo n'abari kure, ngo ndetse n'abandi bazahamagarwa. Uhamagawe rero ntabwo Imana yavuze ngo hazahamagarwa abagore, hazahamagarwa abagabo, cyangwa se ngo ivuge iti njyewe nshyizeho itegeko ko nzahamagara abagabo gusa aribo bazavuga ubutumwa bwiza, ahubwo yaravuze ngo n'abandi bazahamagarwa. Bivuze ngo hari abato hari n'abakuru. Niyo mpamvu mujya mubona abana bato bavuga ubutumwa bwiza. Hanyuma hazahamagarwa abamama, abakobwa. Niyo mpamvu muzabona abakobwa n'abamama bavuga ubutumwa. Hazahamagarwa abasore n'abagabo. Niyo mpamvu muzabona abagabo n'abasore bavuga ubutumwa bw'Imana, kuko bahawe umwuka wera kandi ari we mufasha wo kugira ngo adufashe kumenya ibiriho n'ibizaza ndetse n'iby'Imana ishaka mu gihe nk'iki ngiki. Imana ishimwe cyane. Kubaho kw'itorero rero cyangwa kuvuka kw'itorero kuri uriya munsi ndetse n'impano y'umwuka wera, murabona neza yuko itorero ryaravutse, ariko rivuka hari abantu b'impande zose z'isi, ari nabo bajyanye ubutumwa aho bari baherereye mu bice baturukagamo, kuko bari bamaze kwizera, bamaze kubatizwa. Nta n'impamvu tutavuga ko icyo gihe bamaze kubatizwa bakabatizwa no mu mwuka wera w'Imana, maze bakajyana ubutumwa bwuzuye. Imana yacu itugirire neza cyane. Uyu munsi wakwibaza ngo mbese ko mbona itorero ryatangijwe n'umwuka w'Imana, uyu munsi ibyitwa amadini biriho biyobowe n'iki? Biyobowe n'umwuka w'Imana? Ese biragendera kuri ziriya ntego twabonye zo kugira ngo bavuge ubutumwa bwiza kandi bwuzuye? Ese ubutumwa buriho ni ubwihanisha abantu ibyaha? Abantu bari kwezwa, bari gutunganywa? Ese abantu babaye abigishwa ba Kristo nk'uko yatumye intumwa ngo zigende zigisha abantu zibahindure abigishwa be? Ese abumvise ijambo ry'Imana bararyumviye barizera? Ese Kristo ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo? Bamufata gute? Bafata Imana gute? Ese Kristo nagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi nk'uko yabajije icyo kibazo? Ese Pawulo ko yavuze ngo iby'isi nabibonye nk'amase, ngo mbibona nk'ibibambwe kubwo kuronka Kristo, ngo kandi nabyo byambonye nk'ubambwe. Ese kuri twebwe uyu munsi
abari mu itorero iby'isi tubibona gute? Tubibona nk'ibibambwe nabyo bikatubona nk'aho tubambye kuri byo? Ab'isi batubona gute? Natwe tubabona gute? Banyamadini, ese Kristo ntazagaruka agasanga turi kurwanira icyubahiro n'amafaranga? Ibaze nanjye nibaze.